ari ubuhunzi bwa 59 nta mpunzi yubahwa, impunzi ibisuzuguritse. Barabizi ba Mariya Yohana. Mariya Yohana arabizi, yigishije abana, abo yigishije nibo batabaye ku rugamba, nawe yatabaranye nabo, nabe baratabaye benshi barugwaho. Ntabwo uri mu mahanga uri impunzi ntabwo wubahwa, ubusuzuguritse. Niyo wakoze jenoside cyangwa se ufite ibyo utinya ugahunga uri impunzi nyuma ya jenoside 94, nabwo aho uhungiye nta cyubahiro ugira, ubu uri impunzi still muri umunyarwanda. Ubunyarwanda ntubwikuraho. N'abahunze kure bakajya za Brazzaville, bakajya za Lesotho, bakajya za Zambia, still baguma ari abanyarwanda. Kandi abanyamahanga uko bakubona nk'umwicanyi, niko bo bakubona. Nta kintu n'izina ritazigera rihinduka. Ubu rigagenda rihinduka kubera ubuyobozi bwiza n'ibintu byiza u Rwanda rugenda rukora, bigasa n'ibisibanganya amateka. Ariko biragoye kuko kuba jenoside yarabaye ubwo ni ikibazo gikomeye cyane. Ni amateka remereye ashaririye kuzayihanagura, tuzayahanaguza ibyiza byinshi cyane, ariko kuyasibanganya burundu ni ibintu bigoye. Kuba rero noneho n'amahanga yandi yaratije umurindi muri jenoside akaza bakabyijandikamo ayo macakubiri, bakayabibara ababirigi b'abasirikare, ari abapadiri na Kiliziya Gatolika, ari abafaransa baje kubizamo guhera 1992 94 ngaho muri za zone turukwazi. Urumva twihaye rubanda, na rubanda ruratwota, nkabo badukora ibyo bashatse, kubera ko u Rwanda mbere yabo bose na mbere y'abakoloni, u Rwanda rwari u Rwanda, cyari igihugu gifite administration, gifite standing army, gifite ubuyobozi, gifite uko cyubatse, gifite nuko kirinze n'imipaka yacyo, ku buryo abazungu basanze ari igihugu. Ahandi hose abazungu bagiye basanze ari uduhugu dutandukanye, bagakomatanya bakita igihugu kimwe. Twe basanze turi igihugu kimwe, kivuga ururimi rumwe, umuco umwe, gikomeye. Ni nacyo cyabateye ubwoba, aho kugira ngo natwe batugire bagari nk'abandi, ahubwo bakagikatamo ibice byacyo bakagisiga hanze. Ariko cyari igihugu gikomeye cyane, gifite amateka. Nayo mateka ni nayo adufasha kongera kucyubaka ubu ngubu, kuko dufite aho tuvoma, aho dukura. Twashyiraho ubutegetsi bwiza, bikadufasha noneho gukomeza kucyubaka neza. Ariko n'ubu ibisigisigi birahari, abumva ko batarangije umugambi barahari, abumva ko bateshejwe ibyo bagombaga gukora barahari. Nuko imbaraga zabo ari nkeya kubigeraho, batazabigeraho. Ariko murababona kuri za YouTube, murabumva ku maradiyo birirwa bavuga, bandika, bakagerageza no mu mashyamba muri za Kongo Ariko ibyo ngibyo ni bya bindi nyine by'ibitabapfu, kuko ntabwo bapfa kuva ku izima uko babyumva. Ntabwo bapfa kuva ku izima, ni ibintu bizafata igihe. Icyangombwa nuko u Rwanda rutera imbere, rwiyubaka rukava mu bukene, mu butindi. Buriya jenoside yagiye kuba kubera ko abitwa ngo bari abayobozi, ngo barinjije kandi ari abakene mu mutwe, bafite ubutindi bwinshi cyane. Kwiga ntabwo bigukuramo umuntu ubutindi, biterwa n'ibyo wize nuko wize. Noneho bakenesha igihugu cyose baba batindi, baba bakene, ku buryo by'Imbere yavugaga, ari ushaka kujya gusahura inkoko yakwica, ushaka kujya gusahura agatebe yarica, ushaka, kuko nta bundi buzima bafite. Kimwe rero mu bizadufasha hano ni uguteza imbere igihugu cyacu kigatera imbere. Ubu mwana mutoya uko yaba yiyita uko ariko rwose, yaba yita umututsi, yaba yita umuhutu, yaba yita iki, muri iki gihe umwana mutoya unamubwiye uti bagiriya nkoko tuyirye, nta wakati ko kwijosi yakubwira ati no muzabigerageze, mubwire umwana wanyu ntashobora
ntashobora. Ariko icyo gihe wabwiraga umwana utikata umubyeyi ungana na nyina mukata ijosi mutera icumu akabikora, kubera ko igihugu cyari cyarishwe guhera za 59, 60, 70, 80. Niyo nyigisho, niyo gahunda jenoside yagiye kuba ari ngombwa kwiba, kuko igihugu niko cyari kimeze, byagombaga gusandara, byagomba gusandara. RPF rero yaziye igihe, RPF yaziye igihe na RPA byaziye igihe, kuko ibyo ari byo byose u Rwanda niho rwaganaga. Jenoside yari kuzaba mu buryo bwari bwo bwose, kuko nicyo kintu cyategurwaga. Iyo demonization yabaye, abantu bakitwa inyenzi, bakitwa iki, niko bimeze. Na RPA itera muri 90 batwitaga inyenzi, bavuga ko dufite amatwi, dufite imirizo, turi imbaragasani, inyenzi iki. Iyo ni demonization, ni ukudemoniza abantu, kuvuga ngo s'abantu. Ibyo rero, ibyo nibyo byatumye igihugu cyacu kigera ahantu habi cyane. Ariko kuba coincidence yuko habonetse RPF, RPA, ariko ikabonekamo a particular individual, umuntu ufite ububasha n'ubushobozi no kureba kure hadasanzwe, no gushishoza kudasanzwe, n'ingufu zidasanzwe muri we, no kudatinya no kudakangwa n'ikintu gikangitse cyane, no kudatinya gufata icyemezo, no kugira ububasha bwo kumvisha abandi abaribo bose, babo basirikare bari bafite imbunda, ukabashyira mu murongo umwe. Aho ngaho ngira ngo simfite igisobanuro cyaho, kuko jewe mbibona nka coincidence. Ni coincidence, ni ukuvuga ngo umuntu runaka yaziye ku gihe gukemura ibibazo bitari byoroshye. Jewe nzi ko n'abagenzi banjye twari turi kumwe, n'abandutaga mu magrade cyangwa batwanganaga, nta numwe batazababeshya, Inzira yajyaga kuba imwe gusa, barica turica kugeza aho tuzamaranira. Nibyo ngibyo, nuko byari kumera, ni umuntu umwe gusa. Buriya amateka y'isi n'ahe hose muzabirebe, iyo byakomeye cyane birenze, buriya ni umuntu umwe uza akagobotora ikintu. His Excellency rero yagoboteye ikintu kitagobotoka, kutubwira ngo mufata abasirikari 1500 mwarwanaga uyu munsi n'iyi jenoside n'ibi bintu byose tubona, ngo mugende mu batraining, mubigishe imbunda, mubigishe izi dufite, mubigishe tactique za RPA, mubintegrating, mubazana. Noneho akaba nadushyiraho ngo batuyobore benshi muri bo, ngo babe ba kamanda, babe bande ba brigade kamanda, bandenge inka, bahabya Imana bemu, babe ba director general muri Minadefu, bandi bwami babe ba chef de major gendarmerie, Menyabande. Ni benshi cyane, ni benshi. Bamwe babe ba kamanda baza batayo, bayobore b'abana basanze iwabo bashize, bayobore b'abana MC yatubwiraga, babayobore kandi bakabayobora. Icyo ninde wakemeza? Ninde wari kucyemeza icyo kintu? Kandi bayoboke bakorane nabo. Ntabwo byari gukunda. Exfare twari tuyizi, Exfare twari bafataga ku rugamba tukagumana nabo, tukabintegratinga. 93 nyuma yo gusinya amasezerano ya Arusha, twatanze abasirikare bayo, abofisiye bayo barenze 50 ngira ngo n'abarindwi, 63 bo baduhaye batatu, kuko abacu bafataga barabicaga. No muri abo batatu harimo Gatabarwa bari barafashe 8 na 6 ari mu ngabo za Uganda, ari ku mupaka wa Cyanika. Ubwo no kuba ko baduhaye babiri, Nyirigira wapfuye
mu rugamba, nyuma yaho bamurekuriye n'undi musaza witwa Naniya bari barafatiye mu Kinigi. Ubwo nabo ngabo twebwe twabahaye 60, abandi bagumana natwe, abandi baranadufasha tujya gutera Ruhengeri 91 tariki 23 z'ukwa mbere. Minani niwe watuyoboye, niwe watwerekaga inzira guhera mu Kinigi mu Rugano, niwe watuyoboye atwereka dore iyi ni Kamuhoza iraha, ni muyikwepe, dore gereza ya Ruhengeri iraha ngaha, bakabitwereka. Ariko twaba bafataga babicaga nabi, yaba umugabo yaba umukobwa.